abagabo bambaye imisaraba n'amakanzu nibo babambye Yesu bamushyira ku musaraba niyo mpamvu umusaraba nge nawe ukizara hirya da rero zibera muri rubanda rero nagitwara nebati zibera mu bakristo ikintu cya mbere ugomba kumenya ubu pasteur urabusezeye umusaraba ku ruhande kubera ko abantu babambye Yesu ku musaraba uyu mugabo ndaza gusoza musengera kuko ibintu arimo ubusezeye ku mugaragaro pastor oya ngewe nasezeye Yesu nasezeye inshingano ariko ubukristo ndacyari umukristo oya inshingano zese inshingano se kandi utakizemera reka nkugire inama nakoraga nibyo nasezeye reka nkugire inama rero ahubwo wowe turava muri iki kiganiro tugusengera ibintu ubona ashobora gukora naryajuru ubwira abantu naryajuru ubwiriza naryajuru ugira gutwara wajyayo wakora kimwe ukagikora neza ugategereza ubwami wabonaga bimeze bite utarasezera abafite za kino papa kandi bakubita mu cyitora abagabo iyi ni siti yanjye nawe wabonye mwijuru kujyamo bizakugora harimo abantu wagira ngo banyuze mu madirishya yihuye nabo nabuze mvuga yuko yakomerekejwe n'amatitire ariko ahubwo ni binini naciye mu ijambo mushumba urabyumva sinagira kuvumiriye ngo ngire iryo zina ngira amateka nakuriyemo cyo no guhangana mu idini wanavuze cyane ko impamvu rwose y'impungenge za mwene tata ni icyasha twatewe n'abandi duhuje umurimo duhuje n'amazina bavangiye inshingano zacu cyangwa se kandi abantu bakwigiyeho kandi aribo abantu bakigiyeho amikoro gifite inshingano zo gushumba unakibyemera yego wigeze utenga umukire kubera iki se umukire ntamutetse erega ubu turimo tuganira sengana na Bobo gusa ibi binyamakuru hari abantu badukurikiranye twashumbye twahagaze imbere twabwirije ubutumwa bwiza basoneka nkorohe murabyumva wigeze ugera muri situation ariko umukire ntabwo bapfa kumutenga icyo rwose nubona umushumba wahagaritse umukire mu rusengero uzamenye ngo uyu mugabo namutenga agiye kubwiza umukene yasambanye n'umukene yasambanye ukabimenya bose hamwe wajye wabatenga gusa icyo nakubwira amahirwe nagize wenda mushumba araza kutubwira mu nama nakoze ahantu nagerageje kunyura ku midugudu w'amatorero nayoboye nahabaye neza nabo bita abantu bananiranye n'abandi bashumba bahageraga ugasanga bararwana bakagera no muri leta na hehe no muri ADPR hejuru nta muntu nigeze mbanira nawe nawe yego ibibazo bigoye cyo ngaho ni muguze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami uri bene se bose bimuha icyubahiro niyo imbaraga dore iyo ntirubasha kanije gutabara niyo imbaraga dore iyo ntirubasha kanije gutabara nkomeze mwifuriza ibihe byiza kandi amahoro y'Imana bane nawe ntanyava ngo witeka kwishimisha ibyishimo by'imyaka barijwemo kandi witeka gushumbusha iby'inzige zariye n'indamukamyo ya Bobo baramutsa abera bose ndetse n'abakunda Imana yego imbere ya kamera turi kumwe n'abapapa babiri pastor murivugana babarire mutazancuka nta mwana uvuga bakuru bahari reka mbere kuri mugenzi wanjye yivuge yego hanyuma nanjye ndaza kwivuga turabashoboje abadukurikiranye Imana nibaho umugisha Maria Jean Claude gusa ndi umugabo wubatse muri Kinyinya muri Gasabo nta jambo pastor cyangwa evangel cya revera cya bishop ririho arimo avuga ati ibyo birabaye basi mu murimo w'Imana ufite irepeti umukristo ugamije gusa hari umurevera bavuze bavuga ngo pastor ati ko bagiye ka revera ni mama wawe wakampaye ngo mbishyize mu kinyabupfura none wowe kucyurisize titire ikibazo cyayo matitire ibyo ni ibintu duhabwa turi ino kandi tuzanabisiga pastor icyo nshaka kukubwira buriya
uzareke tuganire ku bikomere abantu bakomerekera mu murimo w'Imana. Nagutangariza ko kwivuga akavuga Vumiriya Jean Claude Pastor Karisiga burya haba harimo n'akantu k'igikomere. haba harimo akantu nanjye sinyivuga evangelist Haba harimo akantu k'igikomere ariko reka nkubwire ko Imana iracyari mu kazi ko komora inguma. Hari umuririmbyi yavuze ngo azanyomora inguma, azanyomora inguma, Yesu wambambiwe azanyomora inguma. Rero nawe womuke mu izina rya Yesu. Ngewe nitwa Pastor Moise, yego ndi Revera Pasteur. Kugira ngo noneho nge mbisobanure. na revera ririho Naryo ririho. Mose pastor ntibyuzuye Icyo wanyita nacyo kintwaye. yego Ariko kugira ngo ntaza kujya mu mujyo umwe na mwene data Vumiriya Vumiriya nyine ufite aka kantu k'igikomere. yego Kavuge ngo nubwo wenda umuntu wese agira agahondesho ke, ariko ngewe nta gikomere mfite mu matitire ntacyo rwose. Ibyo nanyuzemo Imana yashaka ko binyuramo, yego byari ngombwa. yego Yego ngayo nguko Pastor karame. wowe ugifite izina ryuzuye Revera Pastor dusenge natwe twasenga ibyo bikomeye cyane hari cyo kabisa cyakora ntago nzi ko niwe ukirimo neza uyu munsi ntago ndi mu bavi imbere rwose. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya. Abakunzi bawe reka bagubwe neza. haleluya Jambo ryawe ryaravuze ngo ari kurera kwararira umuntu ninjoro ariko bwa kimondo zikavuga. asante Yesu Kaningingire abagukunda Kristo, abari bari mu marira impundu zivuge, Haleluya. abari baremerewe baruhuke, Haleluya. abari barwaye bakire, abari babuze uko bagenza babone uko bagenza, abari bari mu majune n'intambara uborohereze. Yego. Ndasenze ngo weyure igicu abo tuganira bose bagubwe neza. Ijuru ribiyereke mu izina rya Yesu. Amen. amen Yego. amen bashumba nubwo tubonye ko harimo ukomeretse harimo desert uvuga desert rworogo Desata ni watorotse. ariko waratorotse ntabwo wasezerewe waratorotse ntiwasezerewe Umutizata wese aba yaratorotse. desert The mob ni uwasezerewe. Desata ni uwatorotse. nizamubona banditseho ritayadi Ritayadi jya umenya ko nyine niwe the mob. Ko the mob ni Igifaransa, ritayadi ni mu Cyongereza. wa mugani ahe mbere najyaga kwivuga nitwa evangeliste Mugisha Tuyishime Jean Bosco, yego ariko nsigaye ngo ndi Bobo. Ariko ugaruke umwanditsi Aho yaravuze ngo nagiye oyi uko no bimeze. Umwanditsi wo mu byahishura yaravuze ngo nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa wihane nutuko nutagaruka nzaza nkuri igitereko kitabaza hacyo. oya nakari gasigaye ngakijyanye Intende gukora igitereko. Rero urumva Bobo mu bintu bikomeye. Nta muntu buriya tuvugana umuntu yakureba niyo tuganira tubona nta kibazo, ariko wowe kubera ko ari wowe uzi aho wari uhagaze, aho wari uparitse n'aho uparitse, ndi muri danje pe. ngo nyine ushobora kubura Ni byiza gusa amenya kubeshya ibidahari. bahita aho ngaho Ni muri muveza. Ariko Imana ikugarure mu izina rya Yesu. ariko ntacyo ariko nibe nawe ko abyemera ko yagize Urwabeshi n'umunyenga aho umunyenga nawe ashaka nufata. oya narinzi ko ari njyenyine ariko nta pasiteri barashize. Abapasiteri era ruhande rwawe harimo aho uzaza ugera no kuvuga iyo titire byonyine bikagutera buriya Bobo kuvuga iryo zina gusa icyo avuze reka nyikubwire neza. bikagutera isoni zo kubivuga mu bantu ngo ndi revera. Kuko dufite abapasiteri basambanyije intama, yego dufite abapasiteri bariye barabiba kandi bitwaje ko ari abapasiteri. wisungerera ku kintu ngiye kugusoma. Uretse se dufite abapasiteri bagiye bakora ibintu byo kuriganya abo bitwa ko bashumbye. yego hari n'abapasiteri Jewe bagambaniye intama. mfite umuntu w'umukristo aba kugambana byo bireze ubu n'impamvu mubona burya inzego bwite za leta
tubona nk'abantu tutari gukora inshingano zacu neza ni urunyurane rw'abapasitori babahora imbere umwe azavuga mugenzi we ntawe abintumye ariko ibyo mvuze niba bazi ko ntavuze ukuri bazabimbaze hari abo twabivuganye mbizi umwe avuga mugenzi we nta bundi avuga kubera ishyari kandi buriya buri wese agira uko Imana imugenera buriya n'abafundi nubwo batemerana nabo ngo ntibemerana burya ariko burya uwubaka amabuye ntabwo ari wubaka amatafari n'abayutubazi ntimwemerana kibaza none rero uyu nguyu wimurenganya afite ifunwe ariko je nta afite n'icyo gikomere nje se hari ikibazo mfite uza abantu baguterera nse ngo ni bishop ubundi bishop kandi uragarutse ngo nta kibazo ufite oya ahubwo urumva mushomba ugiye kugira topic ntabwo abo bantu uvuga bariya bakristo oya icyo nari ngiye kuvuga ntabwo kugira topic ababambye Yesu ni ahubwo nari ngiye kuvuga ngo impamvu bobo abanyedini ugomba kubanza ukamenya abanyedini wagera ukandika icyitondera twari turi kuri bya zina nibo babambye Yesu bavumire icyo nari ngiye abagabo bambaye imisaraba niyo mpamvu umusaraba agenda awushyize ku ruhande abanze bashyire n'ibuye hariya icyo nari ngendereye barabyumva neza ariko se ntiwagumana titire ntuyiyambure kandi utari mu idini ari umurimbo se urikoresha nyine nese ubundi ititire irangira mu idini ese ubundi titire ikora mu idini oya uyu nguyu icyo yasezeye icyo ari cyo ntabwo yasezeye titire yasezeye resiponsabiriti oya na titire yawe ndabikubwira neza we naza kwivugira ariko icyo mbona impamvu mvuze resiponsabiriti titire ya gishumba nk'urugero pasiteri ni ku isi yose burya ntabwo uba uri pasiteri kuba uyoboye gusa uba uri pasitori ku isi yose ahubwo resiponsabiriti uzigira kuba uyoboye amasomero iki cyane twe nk'abashumba babiri ntiwongere kudusomera ntiwongere wowe apote ngaho soma rero ibintu by'akazi mwabarandasi bahumye mwe mu minini umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri ubisomye Matayo 23 igice cya 23:24 abarandasi b'impumyi baminina umubu ingamiya bakayimira bunguri ariko se wowe bobo ko nawe noneho uzanye ibintu bikomeye abarandasi b'impumyi Yesu yavugaga ari abafarisayo si bose none se akabashumba oya da ubu suragira ngo duhagaze hano dushinja abafarisayo b'abashumba duhagaze hano turi abafarisayo turi hano nk'ari twe barandasi b'impumyi aho hantu uvuze topiki ariko iyo topiki irahuranya kandi irica twese ko numa kandi mutangiye kwibohora ntabwo ari ukwibohora ahubwo turashaka kuvuga ngo mbaza ngo uriza niki ndaje nkubaza ariko nticyari gitumye kare icyatumye nanatindayo reka maze nyivuge utanze mu murimbo w'abasiniya wakwiye ibyo rero bituma abantu bamera nk'abagenda bahunga cyane kwitwa icyo bari cyo usibye ko ngewe ndi proud ndi proud igihe cyose ibintu numva ntacyo bintwaye ntabyo nkora nta nubwo nzabakondane bomere akubaze mwere banza tubwire impamvu tubwire ijambo wirirenga ubwo nutubaze iri jambo rishingiye ku byo tugiye kuganira yego ibyo turi kuganira abarandasi babi ndabagereranya kuri paba pastor umubu ndawugereranya umukene wo mu rusengero ingamiya ndayigereranya umukire wo mu rusengero umubu barawuminina bakajugunya ariko ingamiya bamira bunguri ariko nkunganiye ko wenda bijyanye muri context y'ibyo ushaka gutuha ariko ubundi umubu byavugaga ngo ibijyaha biciriritse cyangwa ibintu bitoya ingamiya ni ibintu binini bibiri umuntu ayishurirwa bitewe n'ibiharimo bya kabutike ngaho rero kuko burya uko yishurirwa umurongo siko njya nkuyishurira ariko ngenda umuteolojiya nanjye ndiwe ariko ufite degree ingana n'iyanjye oya wenda bishaka kuba tutaha ariko n'amatitire mu rusengero ntituha ngenda evangeliste jewe rero ndi umushumba kandi mfite na bachelor degree bachelor okay mu rwego rwanjye yego nabigereranyije gutyo ariko nabyemeye tubwire numvikana papa
Vumiri izo nama rero zitenga n'izitengura ntazo wakoze ntazo nakoze nta muntu nigeze ngira nawe ikibazo abanyabyaha wagiraga mu rusengero ntago babura kwikanisa cyangwa ratwikiraga ntago babura kwikanisa ariko nabo baniye neza ku buryo ugiye ukanababaza nakubwira tukumira n'inyama wari iniga yabo bo icyo mbona genda gurambaza ntago bapfa gutenga umukiri ntago urambaza umuntu wakubakira urusengero ariko umuntu wagize wubatse urusengero akarwuzuza kugira ngo umutenge byakukora ibyo bivuze nkanjye ariko umushumba afite we yavuze ko yamutenga njye navuze ko namutenga ni mu murongo w'Imana no mu Bibiliya y'Imana cyangwa ni amahame yayo oya ntago ari byo wamuhagarika kisubira ariko Reka- biragoye reka nkubwire bobo ushumba Biragoye. twibwira n'undi kibazo ni kimwe jewe ijambo nakubwira ni rimwe wari watenga umukire bo ariko nta n'uwo nababariye yabikoze mbese ntabwo wamenya ko ntabwo bakoze nzi inzego zabo nahagaritse ko nayoboye henshi yego kandi aho nagomba gufata icyemezo naragifataga ko umukire arigaragaza n'abantu nayoboye ibi bazabibona ariko bisa yaroroha ntabwo wikwirwa ubyibeshyaho niyo waba harampaye miliyari nayigusubiza ariko nkagufata icyemezo ubu ari bukubakira urusengero wabati namubwira nti wakoreraga Imana si jyewe atarabikora atarabikora Eh, namubwira atararubura. nti niba rero utari bubimbe Imana ifite amaboko ahandi nagutenga n'ukuri hari uwo wari wahura nawe se basi ngo tumenye urugero hari abo twahuye ariko icyo nagombaga kubafasha narakibafasha warabigishije kuya bahinduke icyo ratwikira cyane barananyumva abantu bose kuko ntabwo nayoboye abakene gusa ntabwo nayoboye abakire gusa kandi ntabwo nigeze mbi munyantege nke ntabwo nakoze ngo ngire intege nke aho nayoboye hose yego nafataga icyemezo ngomba gufata ese bashura ngo muragisubiza wese uko abyumva umukene mu rusengero kuki akwiriye gufatwa gute ubundi cyangwa umukire akwiriye gufatwa gute kubera ko uyu munsi nimba uzi neza ko Bobo Tade yatanga ituro rishyitse kuguhamagara ngo mubone ko bashoma no minsi ni ikibazo ariko iyo uzi neza ko nyanshyiramo esanse nkayuzuza modoka nkayikaba full tank iyo ubonye n'akagize gake gusa kancitse mbibye niyo waba uri ku gatutu uravuga ati amahoro y'Imana abane namwe kubera iki reka mbanze ngufashe kandi rwose kandi benshi nibo bakomerekeye uretse nguha amakuru yampe neza amashuri kandi ntabwo turi buyace ku ruhande Bibiliya ubwayo iravanga bo kubahwa bubahwa yego rwose kuba twafatira icyemezo umukire ariko ntibimukuraho agaciro ke niyo namufatira icyemezo nibyo ngifata ariko ntamwandagaje yego namuhamagara nkamubwira nti mu bwami bw'Imana rero buri wese agomba guca bugufi hanyuma ariko nkabikora mu buryo butuma ndengera n'inyungu ze cyane ko hari n'abandi ayoboye yego mu rwego rwe hirya y'urusengero hari ibindi ayoboye yego hanyuma rero ikindi waruvuze uti umuntu abiba ngo abibye ngo utanga ituro ugize gute ariko irabivuga birabivuga rwose uyu muntu ngo amaturo y'umuntu amugeza ibwami yego amaturo y'umuntu amugeza ibwami none ibwami abagiye gukora iki umva ko ibwami bamuzirikana hazagira ukubeshya ahubwo ujye utura iryo ufite rwose Bobo ntabwo icyo ntemera icyo ntemera wavuze ni ugufata wa mukene nawe ukamwima umwanya kandi nawe awukeneye kuko nawe azazamurwa n'uko wamusengeye ariko umuntu uguha ituro ntazakubeshya ntazagira ukubeshya biri muri Bibiliya amaturo y'umuntu amugeza ibwami nta kintu wakora icyo ntemera ni kimwe ubwami bw'isi ariko ubwami bw'isi bwo mu ijuru nabo bafite uko babukorera ese ubwami bwo mu isi ntibushushanya ubwo mu ijuru cyane byo mu isi bishushanya iby'ijuru Imana isheka ari ugushushanya bidasa ntabwo bisa ariko birashushanya uvuga ngo ibintu byose amaraburiza uko bisa oya bikwigisha uko ibindi bizaba bimeze ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo amaturo y'umuntu amugeza ibwami bivuze iki biravuze ngo umuntu wese n'abanyarwanda baravuze ngo ifaranga rikubise aroro yego icyo ushaka kugira ngo wakomereze ntabwo ari bukomere uretse abivugeho muha akanya ke neza tubitomore neza umukene yego
umukene ntabwo ari uwo kujugunywa yego ni uwo kwitabwaho ariko ntumbwire ko uyu muntu yego ndaguha urugero kuri Yesu Yesu atarahura na Lazaro yego yarashonje arya amahoro niba barasomye Bibiliya bazabireba yego arasonza ajya gushakira imbuto zo kurya ku giti cy'umutini aranazibona arakivuma yego umunsi yahuye na Lazaro amaze gukiza mushiki we Lazaro amubwira tuzajya urya iwanjye ibyo kurya yego wongeye kubona avumiye ibiti by'imitini siko hari n'ibintu abantu bakoreshwa n'inzara ariko kubwo bivuze ngo mu gitini n'abakire badatanga yaburetse se uraza kubivumbura aho kushaka kabiri wigeze ubona yongera kurya amahundo biravuze ngo n'abantu bafite ubushobozi muri uru rugendo barakenewe cyane n'ingenzi ni nabo ubwo bakenewe cyane Lazaro yahise amuhuza n'abandi bantu babiri amuhuza n'umukire wundi witwa Yayiro Yayiro amuzurira umwana Yayiro guhera uwo munsi gatatu hazamo n'umuntu witwa hazamo Nikodemo wari umukoresha wari umwigisha amategeko w'abayuda reka nkubaze uyu mwigisha amategeko nawe ntiyari afite ubushobozi kuva yahura nabo ubwo kandi aba nabanziriza abandi Yesu yahise ahamagara Yuda ati ngo noneho ba bantu bampaye ujye utwara uruhago rw'imiya miya se rumva ari iso yakuraga he ko atagiraga kandi kazi haramuhaga rero abantu gukora mu nzu y'Imana ni ibisanzwe kandi niyirengagizaga babakene yaragendaga agatubura imigata akabaha yakagenda akagira gutya babakene babigishwa be ari kumwe nabo akavuga ati murebe ifi hari irimo umusoro wacu n'uwabo urabyibutse ibyo byose nuvuga ngo rero ngiye wabonye burani bamwe n'umushumba uhengamira ku mukire gusa kibagirwa ko no wamukene nawe akeneye ineza y'Imana ariko byo kuvuga ngo abo bantu bazareshya bose wabunabyishe Bibiliya banga bo kubahwa bubahwe abakomeretse abafite igikomere ubukene ndabahumurije mbabwire ngo nimuhumure ntago abashumba bapfiriye gushira ngewe abandi ho ndabahumuriza kandi nibafata neza ibi mvuga hari abashumba hari abo nyoboye hari abo shumbye kandi nibanganye ubushobozi kandi bose banyisanzuraho kimwe nta uri buntera ibuye rero kuko ibyo ndi kuvuga ndabikora kandi mbikora nk'umushumba ariko noneho imyanya yabo ntiyangana n'ibyakunda bose Vumiri njyewe icyo mvuga ku byo mushumba arimo avuga nanjye ndabivuga ko uko ndi kubyumva yego icyambere kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza reka tubanze turebe intego ya Yesu ni iyihe yego intego ya Yesu ni iyihe yego ese Yesu aje we yarobanuye ku butona abakira bashyira mu mafaze yabo akavuga ati mwicaye muri iki gice abandi izindi ntebe z'abakire izindi ntebe z'abakene ko nanjye hari isengero nzi ushobora kwicara mu ntebe bagakunaga intebe iyo ntebe ni ya runaka intebe ni ya runaka ariko Yesu uko yubatse inzego ntabwo yarobanuye ku butoni harimo ubuyobere twebwe hari igihe tureba umuntu uko abyibushye tukamuha n'intebe ye n'iki nk'uko yavuga ngo wo kuba tumwubahe ariko intego ya Yesu ntabwo yaziriye abo bafite bifatika n'aboroheje bose yabahaye agaciro yego rero reka mbere ikiganiro gatatu tubasogongejeho tugicumbikira bakande subscribe ubundi tubazane ngo mu kigo kibicukumbuye neza tuzakibagezeho ariko uyu mwanya uko mbyumvishe abakomeretse igikomere cy'uko ari abakene batahawe umwanya biyomora ese abashumba babomoye barabomora babafitiye umwanya se oya bariyomora kubera iki inshingano ya Yesu kandi batanganya abantu abashumba bakomoye aba murakoze ibutagikurikira n'inzira zo komorwa ndashaka kuvuga ikingi cyo kugira ngo babasange babo muri nizo nshingano zabo tuze no gusoza kandi ari babakomerekeje abantu barakomeretse umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge wasigiwe iki some muri Yesu ariko sabashumba bubu munyigireho nkuko nanjye nigiye kuri Yesu wakwemera guhobera uwaguteye icyuma mbere reka turaba turabashumba gute niba umukristo atakugira ngo akuruhukire icyambere gihari rero ni iki si ikibazo reka uwituro ararira karu reka tubigendanemo ntabwo ariko abakene kugira ngo uzabone umushumba wasubiye umukene muri karitsiye ariko reka tuzabigarukeho kugira ngo uzabone umushumba wabuze umukene hatuye wenda nk'abakire bakoze anniversaire bashyingize bagize bati ikintu tuzakigarukeho
nanjye ntimwemere kugaruka aho kugira ngo tubanze gusura umukire twabanza ugasura wa mukire akabona ineza y'Imana muri mwe. Erega Bobo icyo kintu uri no kuvuga ni ikintu gikomeye kuko hari n'umukire uba wari ufite ubukire ejo yagira nk'ibyago bamutereje cyamunara cyangwa ahuye n'ikindi ba bantu bagendanaga nawe bari bamuriho kandi bavuga ngo ni abakozi b'Imana bakamuta. Ibyo turabinenga ni bimwe mu ntenge tunenga abakozi b'Imana ariko nge natanze icyo bita ordre cyangwa stritire yuko ibintu bigomba kugenda. Rero barugiye kongera akantu ako nashaka kongeraho abakene ntago bari bwiyomore cyambere ndabasabira ngo imbaraga z'umutima zibabeho Kristo bamenye abomore cyambere. Icya kabiri Imana bahuze n'umushumba ukwiye kumenya igikomere cyabo uko abakozi b'Imana Imana bakoresha mu murima wayo uko yabigennye. Imana bahuze n'umushumba uri bukore ku gikomere cyabo ufite wa mutima wari muri Kristo Yesu ubone wo dukeneye abari we ubomora kugira ngo bataguma gukomereka. Nanjye ubone we nkeneye ndugu yawe barahari ko nabapfira mu mushumba ariko aracyafite byajama ngo abaruke n'abaremerewe mu nsanga umushumba arabifite muri umushumba reka rero dusenge nanjye bamunshaki hanyuma kandi ntabwo kabaraga karaza gusenga turahari rwose reka dusenge reka ndikagiye ndugu yawe kabaraga ntabwo kagarutse ucyegeranywa n'umushumba oya mushumba nabonye umushumba mwizanga niwe nari reka muhasenge umwanzuro hajya ngo muzabafata tugarutse nitugaruka tuzabyinjiramo hamwe n'ibyo abantu bazatubwira. Ini coming soon babaza ibibazo muri commentaire ibyo bibazo rero nibyo tuzazaho no twinjiramo kandi noneho ntabwo abantu kenshi iyo tubivuzeho babyita amatiku ariko si ntabwo ari amatiku ahubwo twe turimo dusesengura cyaba kiza kuruta cyabera kiza abantu b'Imana. Ese birakwiriye ko bigumaho gutyo cyangwa ahubwo abantu babihindure kugira ngo ubwami bw'Imana bugende neza. Asante senga Mana yacu uri Imana yo kwizerwa uri mwiza ubereye mwiza bagutegereje turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro here dutangiye kugeza ku musozo turasenze ngo umuntu wese uzacyumva azacyungukiremo kandi uzamwubake kurutaho ndagushimiye ko ukuboko kwawe kwiza ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu wa Nazareti amen. Mugiye kudusaba nimero za telefone telefone zawe zivuge nayo mvuge zanjye bari badukurikiranye bajya ku Ihamya TV bahita bazibonaho hasi ziba ziriho nanjye bari bankurikiranye bajye kuri Mos TV abari ku bindi bitangazamakuru mujye kuri Mos TV murasangayo nimero zanjye Mos TV Mana O na Sa na I TV hanyuma ni ijambo ry'Imana ribayo uzanabonerayo n'ibindi kandi nukuri gukora subscribe ni ngombwa kuko tadukeneye abantu ndetse tugendana muri urugendo. Imana rero bamugisha turi kumwe Bobo ndumva hari uranyuzwe abantu bagira ubugubwe akajya no bwa subscribe yihangana rwose bananirwa gutanga igihe umukanirwa no gutanga subscribe bari bibazo twasenze reka tuvuge ngo amahoro ya Kristo abane namwe. Ciao ciao.